bavuze ko hano mu Badventiste ntabwo tuza kumva
ahubwo tuzapira. Ubwo tugiye gusobanukirwa reka twumve mu kwa mbere rwa Petero mu rwandiko igice cyawo cya 3 ku murongo wa 15. Kwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15. Igice cya 3 ku murongo wa 15 aravuga ngo ahubwo mubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Ahubwo mubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Kenshi na kenshi hari igihe batwibajijeho cyangwa bakakwibazaho kubera iki jya usobanukirwa impamvu muri iri torero, ndetse ujye utanga ubusobanuro ushyize amanga. Icya kabiri ubikorane ubugwaneza, ntuzatekereze ko bari kugushaririza, ahubwo ni amahirwe kugira ngo basobanukirwe. Bibasobanurire mu byiringiro, mu mutekano n'ubugwaneza, atari intambara ya ngo turwaye. Icya mbere twubahe Kristo mu mitima yacu kuko niwe mwami wacu. Uwo mwami niwe twiteguye gukorera kandi twiteguye gusobanura uwo ari we. Kristo ninde muri wowe? Impamvu nizerera mu itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ubwo tugiye gusobanura ni iyihe? Icya mbere ni uko inyigisho zishingiye muri Bibiliya ariyo zikurikizwa mu itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Umuyobozi wacu ni umwe, ni Bibiliya. Niyo mpamvu itoro ryacu baryita itoro ry'igitabo, nta kimeza ibamo, ahubwo tugendera mu byanditswe ariyo Bibiliya. Ibyanditswe muri Bibiliya ni ibyanjye, bitari muri Bibiliya ntabwo bitewe. Kwizera kwacu gushingiye muri Bibiliya, si amagambo, si amakorasi, si ibitekerezo, ahubwo kwizera kwacu gushingiye hehe? Muri Bibiliya. Niba uri muri iri torero wemere Bibiliya uko yakabaye. Nanone wongere kuvuga uti nemera yuko Bibiliya isobanukirwa nyobowe na Mwuka Wera. Mwuka Wera ni utubashisha kumva Bibiliya. Nutayoborwa na Mwuka Wera Bibiliya ushobora kuyisoma nk'ikinyamakuru, kuko Mwuka Wera ni udufasha gusobanukirwa n'ibyo Imana ishaka. Bivuga ko ugomba kubanza gusaba ziriya mbaraga kugira ngo ubashe gusobanukirwa na Bibiliya. Tuyoborwa na Mwuka Wera. Benshi bakunda gutekereza ko itorero ryacu ritagira imyuka, kuko itorero ryacu nta myuka rigira, gusa itorero ryacu rifite Mwuka Wera. Ibi tujya gushaka mu buvumo no mu byumba iwacu ntabibaye, ahubwo dufite Mwuka Wera niwe utubasha gusobanukirwa n'iby'ijuru tukamenya binyuze muri Bibiliya. Hari benshi bakunda kuvuga ngo ariko hirya bakavuga ngo iyo bagiye iyo uwo mwuka yabiciyemo ngo bavuga indimi. Ese indimi uvuga ko mwese muvuga ururimi rumwe, ni iki mutumvikana? Tujye dusobanukirwa impamvu. Iyo niyo mpamvu turi muri iri torero, kuko iri torero ryacu riyoborwa na Mwuka Wera. Tangira utekereze, mbese koko mpamanya na Bibiliya mu byo nkora? Mwuka Wera
kwakira kuko muri wowe harimo amajwi abiri, harimo ijwi ry'Imana hakabamo n'ijwi ry'umubi. Ijwi ugabirira nibyo rizatibuha muri wowe, ijwi utagaburira rizagira imitegekere. Tuzarigaburira iki? Tuzarigaburira ibyanditswe kwiga Bibiliya, tuza mu materaniro, tuzasenga ubudasiba kugira ngo tubashe kureka Mwuka Wera kuguma muri twebwe maze adufashe kuri uru rugendo. Imana ni nziza ibihe byose. Muri iri torero hari ibihamya bigera kuri 7 bigemeza ko Umwadiventiste w'umunsi wa karindwi. Uyu munsi mushiki turi kumwe kandi utekereze mbese ko mu bigo by'Abadiventiste bemera Bibiliya nawe wakishimira kuyoborwa na Bibiliya ukayisobanurwa na Mwuka Wera. Reka tuguhe ibihamya bigera kuri 7 bishobora kugufasha kuba muri iri torero uhagaze ku maguru yombi ndetse ukemera neza yuko iri torero ari torero rya Mwuka Wera kandi ari umuyoboro uzadufasha kugera mu bwami bw'ijuru. Umuyoboro wa mbere, itorero ryemera umubano hagati y'abantu n'abantu cyangwa umuntu n'umuntu, n'umubano uri hagati y'umuntu n'Imana. Nta muntu wambwira ngo ufite umubano hagati yawe n'Imana udafitanye umubano hagati y'umuntu n'umuntu. Oya, Imana irakubwira ngo ntushobora kuba umuntu utari wakumva mugenzi wawe ubona. Iri torero ritwemeza kugirana umubano hagati yacu ubwacu, tukagirana umubano n'Imana. Ihame rya kabiri, iri torero ryemera cyangwa ritwemeza umurongo ngenderwaho ariyo Bibiliya. Si abantu baza kutubwira ibitekerezo, oya, ikitwemeza twemezwa na Bibiliya ifite ibitabo 66 hatavuyemo na kimwe cyangwa hatongereweho n'ikintu. Byaje kugaragara ko hariho za Bibiliya zifite ibitabo birenze 66, ariko ukurikije ubusesenguzi uzaza gusanga ibyo bitabo bitaravugizwe na Mwuka Wera. Bibiliya yacu yujujwe n'ibitabo 66. Nutwaye igitabo kivuga ngo ni isezerano rishya akuzakita Bibiliya. Nutwaye igitabo kivuga ngo ni isezerano rya kera ryonyine ntabwo kizitwa Bibiliya. Ahubwo Bibiliya yera ni Bibiliya yuzuye igizwe n'isezerano rya kera ukagerekaho isezerano rishya, iyo niyo iba yuzuye ko ari Bibiliya. Itorero ryacu rero ryemera Bibiliya yuzuye idakuweho n'igice na kimwe. Ese nawe turabyemera? Waruzi ko ariwe muyobozi wacu? Ntagira utekereze uko ushobora kuba muhanga wenda utarigeze kwemera cyangwa kumenya ibihamya bikuyobora muri iri torero. Mu gihe uzatangira kumva ko isezerano rya kera ritakureba, uzamenye ko uza kureba iri torero. Reka turebe ihame rya gatatu, kwemera ubuhanuzi bwa Bibiliya harimo n'isaba. Kwemera ubuhanuzi bw'iki bwa Bibiliya harimo n'isaba. Niyo mpamvu twitwa Abadiventiste b'umunsi wa karindwi basigaye. Twitwa Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bagize bati basigaye. Ese basigaye kuki? Basigaye ku mategeko 10 yose y'Imana hatavuyemo na rimwe. Impamvu tuvuga ko tuyemera tukazanamo n'isabato ni ko abantu benshi bemera amategeko y'Imana, hari isabato bamaze gukuramo, barangije bafata itegeko rya 10 barisaturamo kabiri kugira ngo buzuze 10. Ariko twemera, icyo twemera ni iki? Twemera ubuhanuzi kwari ukuri kwa Bibiliya harimo n'iki? N'isaba, kuko abantu benshi bavuye muri iri torero batayigezemo isabato ntayo bafite mu mategeko. Ndetse iyo bajya kuyigisha ndetse ukaza muri Bibiliya takatifu, yewe nta korowani hari isabato, ahubwo baragenda bagatangiza bakubwira ngo nibyo turi kuyemera, ngo ariko
tuzayisanga twitoreze imico y'ijuru hano. Niyo mpamvu twebwe kunywa Bibiliya harimo n'iki bisaba. Reka dusome muri Yesaya igice cya 56. Yesaya 56. Reka twumve icyo Imana itubwira, kuko byose tugomba kureba muri Bibiliya, kandi burya ntabwo byemewe ko tuvuga amasomo mu mutwe, kuko tugomba kubihamya twashikiye. Yesaya 56. Yego haravuga hati Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Mwitondere iki? Mwitondere iby'ukuri, kuko agakiza kanjye kari hehe? Kari hafi, kandi mukore iby'iki? Tuzabyitondera tubikwiye, tuzaba tubikwiye mu byanditswe. Ese ibyanditswe biyobora intambwe zawe? Ese urabyemera? Nanone iri torero ryemera ubuhanuzi bw'abamarayika batatu. Ryemera ubuhanuzi bw'abamarayika bangahe? Iyo ukuyemo umwe ntabwo biba bikibaye ukuri. Aya mabanga tuyayishyurirwa hano mu isi, ko abamarayika baje guteguza, ndetse bakaba bari kugira ngo twubahe iyaremye ibindi. Yamwe rya kane ravuga ngo kubera tugomba kubaha Bibiliya kandi tukayigenderamo, iri torero ry'Abadiventiste kandi rigatanga ubutumwa bwiza rifite inkingi zigera kuri enye tugomba kugenderaho. Turavuga tutazigendeye hazaba harimo intege. Inkingi ya mbere, twakirijwe ukuguru. Inkingi ya kabiri, kubw'amaraso ya Kristo twongeye kuba abana. Tukimara kuremwa, umwanzi yaraje aradusahura, tugira intege nkeya, tugwa mu cyaha, ariko twongeye kugaruka, twongeye gucibwa inzira. Ikiraro kiduhuza n'Imana ni mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Kristo uyahaye agaciro. Ahari ntushobora gutekereza ko ari ibintu bidasanzwe. Amaraso ya Kristo ni amaraso adasanzwe. Ntagira yatekerezaho muri wowe, ubwenge bwawe utagira gutekereza. Amaraso ya Kristo niyo yatugabuye ku Mana. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ikindi iri torero ryubakiyeho, yuko amaraso ya Kristo yatugabuye isoko. Ikindi ya gatatu, kwizera Yesu Kristo kwakuremye iwacu akatubera n'umucunguzi, hakaba ariho havuyemo n'ihame rivuga ngo nzagaruka mbajyane aho ndi namwe muzagaruka. Kwizera Yesu Kristo. Niba utemera Kristo, iri torero uracyafitemo intege nkeya, ahubwo garuka mu Kristo. Inkingi ya kane iratubwira ngo kubw'imirimo yo muri iri torero arizo mbuto twera tubwirijwe na Mwuka Wera, nicyo kitubashisha komatana twese. Kuko kwizera kutagira imirimo kugize gute? Urapfuye. N'imirimo itagira kwizera ntaho yava ntaho yaje. Ntabwo igiti cyaba kirimo ifumbire, ntabwo igiti cyaba gishamitse, ntabwo igiti cyaba gifite amashami ngo nigitera imbuto mukomeze kugikura, ahubwo kizavaho. Inkingi yo muri iri torero harimo imirimo arizo mbuto
na Mwuka Wera. Icyemezo cyerekana yuko kwemera ubutumwa kubihamisha icyaha, kugira ngo wemeze yuko ibi byose uri kubyemera hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ubihamirize imbere y'abantu kandi ubihamirize n'imbere y'Imana. Ikintu cya mbere ugomba kubihamirisha kwinjira muri iri torero, icya mbere ni umubatizo. Umubatizo wo kwinjiza mu mazi angana iki? Si mu gahanga, si ku mugongo, si ukuyanywa, ahubwo uriya mubatizo ugereranywa n'imva. Umubatizo ugereranywa n'iki? Iyo tugiye gushingura abantu bavuye mu gihugu, hari ubwo tubashingura umutwe ugasigara hejuru, akaboko akukajamo wese bagatwikira. Umubatizo wo kwinjizwa mu mazi menshi, icyambere ni urugero twahawe na Yesu Kristo. Kristo yabatijwe nande na Yohana, yinjizwa mu mazi menshi, atari uko yaragiye kwihana ibyaha, ahubwo yaragiye kugira icyitegererezo. Bivuga ko uwemera kuza muri iri torero kugira ngo ayoborwe na Mwuka Wera, yizere Kristo, amenye ko Data ari we Data, ayishyira mu nzira y'umubatizo akinjizwa mu mazi menshi. Kenshi uyu mubatizo ukunda kuba urujijo. N'abanyabatiza ku gahanga nta kindi cyaba cyatumye babatizwa ku gahanga, ahubwo bagiye mu nzego z'ubuzima. Bari ku muntu ukomeye ngo buriya turamujyana mu mazi ngo avemo yatoze, ngo ariko si amazi n'amazi, ngo mureke byose ujye ku gahanga kuko bimufite. Ariko umubatizo Yesu yabatijwe ntabwo Yesu bamutise amazi mu gahanga, nta nubwo bamukamye ngo bamurangire, ahubwo yanyuze mu mazi kugira ngo atwitegereze. Kwinjizwa mu mazi biragenda. Iyo wemeye kubatizwa ukinjizwa mu mazi, bishushanya urupfu rwa Kristo. Iriya Yorodani ni imva ihanga umuntu wacu wa kamere, ariwo wa muntu wa kera, ahubwo wamara kuva muri ariya mazi ukaba uzukanye na Yesu Kristo, ukazukanya imibereho mishya. Ni ngombwa rero ko umwadivantiste w'umunsi wa karindwi agomba kuba yarabatijwe mu mazi menshi, maze akazukana na Kristo, kandi akabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya. Mbese ushobora kuba turi muri iteraniro twarabatijwe. Ihame rya kabiri cyangwa icyemezo cya kabiri kugira ngo ube wegeje neza ko uri muri iri torero, ni icyitwa ifunguro ryera. Kandi mbere y'uko tuza ku ifunguro ryera tugomba koza ibintu. Aho waba uri mu gihugu waba urimo cyose, kuri iyi si yacu, urugero dufata ni rwa rundi Kristo mbere y'uko agaburira abigishwa be yabogeje iki? Kuko Kristo niwe muyobozi wacu, byandikwa muri Bibiliya. Mbere yo kujya ku ifunguro ryera tugomba koza iki? Tukabona kujya ku ifunguro ryera haba hari umugati, hakaba hari na divayi. Umugati ugashushanya umubiri wa Kristo, divayi igashushanya amaraso ya. Kandi yaravuze ati muje gukora mutya kugira ngo mugire mute munyibuke. Twazajya tuva mu itiki ya mbere ni ukwizera amaraso ya Kristo. Kenshi na kenshi tuba bamaze kubatizwa, ameza arategurwa aha ngaha, tukabona dutonze umurongo, turagiye turasohotse. Mbese iyo uvuga Kristo ugomba kwereshwa amaraso ya Kristo, harya bigenda gute? Ibyo byose bizagarukwaho n'iki gihe. Ifunguro ryera ariko tukozanya iki? Ririya funguro ryera ritukura kuza hehe? Kuza kubireba hariya muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 26 kugeza ku 28. Iri funguro ryera ni isano tugirana n'Imana na Yesu Kristo. Iyo uri kujya ku ifunguro ryera uba uri kunga ubumwe na Kristo. Iyo uri kuvuga ifunguro ryera uba uri kuvuga Kristo.
tugiye kwiciraho kubijyanye ko Kristo yaje ku bwacu kugira ngo ubashe kuva mu bubata bw'icyaha ahubwo wegeranye n'Imana. Ngombwa ko umuntu wese wabatijwe aza ku ifunguro ryera kuko nicyo kimenyetso gituma twobatana na Kristo mu mibereho yacu yo ku isi. Ingingo ya 4 iravuga ko tugomba kujya tugira umwete wo gusengera n'abarwayi kuko iyo dusenga Imana irumva kandi Imana yumva gusaba kwacu. Kumusengera ntabwo bisobanura ko tuzasengera umurwayi wese agakira, ahubwo tuzamureba ibyiringiro naho yava muri uyu mubiri agatahana ibyiringiro muri Yesu Kristo. Akaba ari ahandi tugomba kugira umwete wo gusengera abafite intege nkeya, ari abarwayi mu by'umwuka no muri ubu buzima busanzwe. Bagomba gusengerwa amasengesho, atari kubasengera bapfuye, ahubwo kubasengera bacyumva kugira ngo umwanzi ataza kubasaba umutima, ahubwo nabo batoranye kujya kure agaruke ku Mana. Nibyo iri torero ryacu ryemera. Muzabireba hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza 17. Reka turebe ihame rya 5 ritwemeza kuba muri iri torero. Icyane kwemera cyane ntidushidikanya yuko imitima yacu tugomba kuyimikamo umwuka wera. Umutima wawe utera mu gihe utera wakagombye kuwuyobora umwuka wera. Icya kabiri, imibiri yacu tugatuzirikana ko gusengera. Natanga urugero rwa hano twese duhuriraho. Niba ushobora kumara urusengero, ushobora kumara icyumweru tugafata icya kane, tugafata imiti itatu, tugafata urusengero twatwandukura. Birashoboka? Ruramutse rudakubura tukarwinjiramo, twabinjiramo tukuvuga ngo iki? Rurambuye ndetse ugatangira guhanagura aho wicare. Niyo mpamvu bakubwira ngo umubiri wawe zirikana ko ari urusengero rwa Mwuka Wera. Tugomba guhinduka. Mu gihe twaje muri iri torero, tugomba kwerekana ubuzima bwiza buhereye ku mibiri yacu. Icya mbere, ku mibiri yacu tugomba kugira isuku. Imibiri yacu tugomba kugira iki? Isuku. Hari koga, hari uko kumesa imyambaro. Ya suku yose muze tugomba gukorerwa, tugomba kubyitaho. Imbere rero imitima yacu tugomba kwiragiza Mwuka Wera kandi tukayisengera guhora itekereza ibyiza. Mbese ujya utekereza ku buzima bwawe. Wari uzi ko ushobora guhura n'umuntu bakaba bamufata mu rundi rwego kubera ukwasa, ndetse hakaba n'igihe babajije ngo mbese ku byariva kubera ko bakubona iki. Ntabwo byakagombye kwifatira muri iri torero. Zirikana yuko kumazwa z'umunsi wa karindwi aho uri hose ugomba kuba igitekerezo cyiza, ambara neza. Nubwo waba ugiye mu murima, ndabigarukaho, nubwo waba ugiye mu murima, kuko tugiye gukora imirimo ishobora kuba ku myambaro yacu isukuye ari ikibazo. Dutwara agapanye, dutwara amvelope, dutwaremo imyenda yo mu murima, nitugera tuyambare, nitugaruka twambare imyenda y'ubuvuzi. Ubundi nibyo hamwe y'imirimo, kuko hagomba kuba imyambaro y'imirimo, hakabaho n'imyambaro. Niba uri buturutse iriya ku murango, muri butahe hejuru ku kararo, ntabwo hagomba kugira muri bose. Utari wakaraba ibirenge, ufite imyenda umaranye wenda ukwezi wayikoranye ifumbire, wigishe muri bo. Twara imyenda yawe mu gakapu k'agapanye nta biti, dore twagiriye ubuntu bwo gutura ahantu hari amazi hose
gerageza nubwo haba hatari amazi ari ku musozi yatware mu majerekani niba urengeze mu mazi n'umuntu nahura nashaka no kuyoboza inzira yo kugutinya waba uzi kureba mu maso y'umuntu ukavuga nimubaza reka tujya kwigirira nta kizi ashobora kumurikira akagirira nabi kubera yabonye ubwo umuhazi bateze umunsi bakanywa agomba guharanira isuku uko byagenda kose haba mu rugo ugomba guharanira isuku n'urugo rwawe barugeraho rukaba rutandukanye n'urw'abandi bakavuga bati koko hari ahantu tugeze gutura mu mudugudu babaga batunguye hari igihe ku murenge batungura umunyakagari bakavuga bati tujye kureba imidugudu yawe icya mbere turareba isuku muzi ahantu batangiraga hehe hariya mu bwiherero tugiye kureba ko abantu bafite ubwiherero tugiye kureba ko bafite bareba bakareba ko bafite akarima k'igikoni ko bakubura ko bagira ngo yaba bibaye akaga niba mudugudu atabasha kuhungira iwawe kugira ngo babashe gusa ubundi mudugudu yakagombye kuhungira ku bantu bafite bamutungura akavuga ati nizera yuko muri uyu mudugudu dufitemo abantu bafite yakagombye kuba bamutunguza ikintu cy'isuku akamujyana ku bantu bafite agafata ku mazi bafite ntabasha kubaho adakubusaba ntabasha kubaho adakubura ntabasha kubaho nubwo bakwinjira ngo kuba tumaze twago bigeze guhana akora kucya amande ya 20 ibihumbi 20 n'ibiki hari n'ibyizi ngaho yikubeye cyaka yari umugore yakumara hari igihe bigeze kumutabaza tujye gushaka isuku kandi isuku hose agira umwaka basanga yagiye agashaje hari igihe tutabihaye agaciro ariko Imana ishaka ko umwuka wera abana hano niba twihutira kuza gukora ku rusengero niwashaka kugira ubaye iki no mu gikoni ese igikoni uri hano muba gusa ngo tujye gusura igikoni cyabasanga kiri kuri gahunda kirimo isuku wakwishimira muzi impamvu abanyarwanda batakemera ko uburyo akora umwaka warabaye ibiri baratubonye umuntu araza aginze kuraho umuriro wa ikibindi cya mutyaza ariko kugicana biragora nuko umuriro ashobora kuzana agafuniko cyangwa itego umugore uzakwereka ko ari umugore udafite isuku mu gikoni ahita asohoka yumvise ko baje kurahura agasohoka inyuma ye agahita afata ryategura akaja kumurahura impamvu iri kwanga ko binjira muri rya gikoni hari impamvu iyo mpamvu uyu munsi igurwe isuku iwacu mu badivantiste mushaka arindwi icyitegererezo ndetse n'ubutumwa batuzengurutse reka tuvuge tuti kwemera ko hari itandukaniro munyumve neza kwemera ko hari itandukaniro ufashe itorero ugafata na leta hari itandukaniro impamvu ni iyi itorero rikorera ku isi yose ariko leta ifite ibiti ubwo muri kumva icyo mvuze ubu muzi ko twese tuzi ko dufite perezida w'iki gihugu cy'u Rwanda yego ese ashobora gutambuka akajyana itegeko ayoboresha hano mu Rwanda akarijana mu Rwanda birashoboka afite idini afite aho agarukira ariko itorero ntabwo rigira urubiri ubutumwa ngo buzabwirizwa kugera ku isi yose ngaho mumaze kubitekereza isi iryo torero muri turimo reka dusome hariya muri Matayo igice cyaho cya 28 niba ubutumwa bwiza butagira ububiri ugomba gukora nk'uko tubisabwa kandi nawe utabasha kwambuka ngo urenge inzuzi n'imipaka wafasha gutura iki amaturo no gusenga kugira ngo nabo bazamenye ubutumwa bwiza 28
turasoma ku murongo waho wa 18 aravuga ati nuko Yesu arabegerera avugana nabo ati naho mutware bwose mu ijuru no mu isi. 19 nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Murongo wa 20 mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugera mpera y'isi. Ubutumwa bwiza bufite umupaka aho ubutumwa bwiza bwigishwa runoga bukambuka bukajya Nyamirembe bukambuka bukajya mu Beruka bukambuka bukajya mu Bugande bukajya mu Burayi bukajya ku isi yose kuko Yesu yaduhaye ububasha bwo kubwiriza ku isi yose. Ati nuko mugende mubwiriza isi yose mubabwiriza ubutumwa bwiza ababwemera babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yarashimangiye ko twatanye tuvuga ngo iri torero ryemera iki? Ryemera Bibiliya. Ibiri muri Bibiliya nibyo tuzakurikiza. Ati kandi ntabwo muzagenda mwenyine ahubwo ndi kumwe namwe kugeza ryari. Wigira uko uri umuyoboro umurimo wa Kristo wowe ikigusaba ni ubushake. Tuvuge ikirakubwiye ati mugende mubigishe ibyo nababwiye bingana iki byose kandi bijye kwitondera amategeko yanyu. Abo bantu nibabyemera mubabatize kuko Kristo yahawe ubutware mu isi na hejuru no mu ijuru. Abigishwa ba Kristo rero bagomba kuvuga ubutumwa hose ku muturanyi hirya y'iwanyu ariko naho utabasha kugeza amakuru utura amaturo usenge kugira ngo ubutumwa buzagire buzagire. Nanone ihame dushobora kuba turi busorezeho ihame rya 7 no kugira ibyiringiro. Haleluya. No kugira iki? Ibyiringiro dufite nuko dufite ihame ridakuka rivuga ko Kristo azagaruka. Atari kuvuga ngo Kristo azagaruka aba twizeye iki? Nta na kimwe. Ariko ibyiringiro byacu dufite bishingiye kuvuga ko Kristo azagaruka kandi muzi ko ari byo hame dufite ritasubira inyuma. Hari abantu bigeze kwatukana inyigisho zivuga ngo Kristo ntabwo azagaruka ngo byararangiye. Uzamubwira uti icyo ni ikinyoma kuko yarabyanditse kandi ni hame ritagira dute ridakuka yuko Kristo azagaruka. Ese wemeranya natwe ko Kristo azagaruka? Azagaruka kugira tere azagaruka gutwara abamwemeye bose babandi bemeye ibyo yabigishije babandi babatijwe muri amazina 3 ariko mu Mwana kugira ngo azabahe ubugingo buhoraho. Ese wakwemera ko Kristo azagaruka? Ibyo ukora byose wari uzi ko Kristo azagaruka? Yego nawe uzi ko azagaruka? None niba azagaruka uriteguye kumwakira? Kugaruka kwa Kristo ni ihame ridakuka. Ibyo wakwikora byose Kristo azagaruka kandi azaba azagiye ingororano. Kristo nta gihano azaza. Munyumve neza, Kristo nta gihano azaza, azazana ingororano. Dore nzaza vuba mu byahishwe nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize ati ugiye ukoze ibyaha ukagomba n'itegeko ugororera ibyo wagize. Ati dore nzaza vuba nzanye kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize ati. Mbese iyo ushize ku munzani nawe ukitekerezaho ukareba imibereho yawe ukareba kwemera kwawe ukareba ibikorwa byawe ushobora kuzagura nawe utangira gutekereza. Reka tube nk'abanyeshuri dukoze ikizamini ibibazo barabizana baraduteguje ngo tujye gukora ebyiri
mu buzima bwawe ugiye gukora. Ese uje umenya ko uzatsinda cyangwa ko uzatsindwa? Reka turabe hariya muri Tito igice cyaho cya kabiri, turebe ko ibyiringiro byacu bishingiye. Tito igice cya kabiri ku murongo wa 13 haravuga hatya: dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Dutegereje ibyiringiro, aho niho tuzi dutegereje ibyiringiro ko Kristo azagaruka tukazamubona mu bwiza bwe, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Niba udafite ibyiringiro bizaba bibaye bibi. None ibyiringiro byawe bishingiye gusa bashiki bacu, reka tubabwire ko Kristo azagaruka, kandi kugaruka kwa Kristo azaba aje kugororera buri muntu wese ibiranye n'ibyo. Icyo tukwifuriza ni ukwizera muri twe, ukayoborwa na Mwuka Wera, ukiga ibyanditswe n'ijambo ry'Imana, maze ugakurikiza ariya mahame yose twavuze, ziriya nkingi zose zigize itorero, kuko zose zishingiye kuri Yesu Kristo. Mbese wakwemera ko Kristo ayobora ubuzima bwawe? Mbese wowe wamaze kuribatirizwamo, wakwemera gusubira ku rufatiro kugira ngo uyoborwe na Kristo? Reka muri aya mahoro tukwifurize kuyoborwa na Mwuka w'Imana. Wewe udashidikanya yuko amaraso ya Kristo yasibye uyamworera watandukanyaga n'Imana, uyu munsi tukaba twitwabana n'Imana kubwo kwizera mu buntu, kandi amaraso ya Kristo akaba ari yakugana. Uyu munsi tubitekerezaho. Reka dusoreze hariya muri Yesaya igice cyaho cya 66. Turasoma ku murongo wa 24. Haravuga hati: kuko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, niko Uwiteka agira ati. Niko Uwiteka agira ati. Niyo mpamvu twatangira isomo rivuga ngo dore guciye iki Imana hehe, kandi inkike zawe zizaba imbere yanjye iteka ryose. Kristo ari hano ku isi yagena amakamero azutse, arahindurwa, aragenda akamara akamero k'Imana, ariko mu byo yahinduwemo byose igikorwa cyose. Nitunagera no mu ijuru, ikizana tuba kumenya tudashidikanya, niko azatwereka iki. Ziriya mbogo nizo manzi yaciye mu biganza bye, ari wowe nanjye wadufite iriya misumari akadura mu kiganza, kandi bishobora gusibama kuko yahawe ubutware mu isi na hehe. Imana ishobora byose ivugurura imibereho yacu. Kwemera kwacu kugira ibyiringiro bitajegajega, kandi tumaze kwemera kwacu tubisobanuze ubugwaneza, atari kugira ngo bayikuserereza, ahubwo tubimubwire tudashidikanya, kuko bishobora kuba impamvu imwe yatuma tugaruka muri rya somo ryo muri Matayo ati mugende mu isi yose mubabwire ubutumwa bwiza. Imana twagiriyeho umugisha tukaza kuri shuri, iza twandika imbaraga zo kugumaho, ndetse dutange n'indahiro kuko Elena wacu yarahiye, aravuga ngo uko byagenda kose iri torero tuzarigamo. Ariko usaba indahiro yawe nanjye kugira ngo iri torero tuzarigamo kuko riyobowe na Mungu. Kandi Imana yatanze
inyungu yacu tuzamujyana ibyiringiro byacu kuko dutegereje ko Kristo azagaruka aje gutwara abamwizeye kugira ngo bazabane nawe iteka ryose.